azagira uko amusobanurira byose nyewe birandeba icyo narwaniraga n'abana banjye narababonye iby'abavandimwe rero bazihuza birabareba ni ibyabo bazaganira ibyabo ukwezi kwa mbere k'umukozi uzakomeza umwishyure uretse burya tujye twubaha abana niba warabyaye uri umubyeyi dukorera abana bacu tubaho kubera abana bacu nimba ikibazo ari umukozi cyangwa nyine ari umutantine urera abana sibyo njye n'intangiriro mvuze ni igitekerezo ngengize rero nubona umwana w'umukobwa wajya ubasigira 10,000 nubwo hatagira undi ubitanga najya nikokora twareba n'ubundi buryo ariko 10 rya buri kwezi ry'umukozi kugira ngo usige abana baye nka Janti yari gumenye ngo umwana yize yatashye nawe ukajya kuzunguza utwo twenda uzi ko mu rugo abana bafite umuntu wabatekeye yo kaunga nta kibazo nawe ugacuruza ufite umutekano bino birirwa bavuga ngo nta bushobozi mfite nk'ubwo kurera abana ngo iki n'iki agasuzuguro k'abazimu akagasuzuguro Imana izagaca ni ukuri mu nsengero Imana igakureho. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Ayikazi bakonzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mwifuza komeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko meze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu ndabashimira mwese mwandika muri comment kuri buri kiganiro dukoze buri munsi ndi kumwe na Shania mu minsi ishize ngira ngo muribuka ibibazo yari afite mu rugo iwe ntago byari bimworoheye ariko kuri uyu munsi nekereza ko byagabanutse ameze neza kubera ko abana be yarababonye yasubijwe abana bameze neza uko biri kose singa mbere wenda simuze ngo ameze neza cyane ariko guhangayikira abana ndatekereza byarashize siko bimeze ntabwo mubona ko n'iminkanyari yashize mu maso yari yazanye iminkanyari kubera ibibazo birasajisha buriya iyo mufite ibibazo nyine ugenda uhinduka murabona ko asa neza agasuko umeze muri Israel ndishimye meze neza cyane mana amashimwe menshi 10 n'abantu bansengeye yego barahari urabazi ko bahari bagusengeye nabibonaga muri comment hanyuma nyuma y'uko ubonye abantu kiragiye kubera ko umugabo nyine avuga ati fata abana bawe ugenda umugore ataza akagusanga hano bikaza kuba ibibazo ukimara gutaha ukabona abana muri kumwe n'iminsi yose yari ishize abana mudahura wasanze abana mwaraganira uko biri kose Jantier ni mukuraza ubwenge warabaganirije nyine ubabaza uko babafata uko nyine bari babayeho usanga nta abana bangiritse nyine abana bameze neza hose mbese nta kibazo bari bafite uko hari umuntu wanditse muri comment aravuga ngo abana nibaza ngo uzabapimisha wamamagara ambwira ngo abana nibaza uzabapimisha ureka abana nta kibazo bafite nyine ari bazima ibyo warabikoze ibyo ntabwo ndabikora pe no kubapimisha rega sinumva ikintu babapima nese nzagenda bapimisha iki kubera ko keretse wenda barangijwe n'umugabo kandi umugabo nta kibazo ku bana yabafataga neza yarabakundaga sinyekereze waba yarabangije niba ari umugore keretse aba yari uriya mugore waba warabangije kandi sinzi ariko nabyo wazabikora kuko burya kwangirika kw'abana si ukuvuga ngo basambanyijwe gusa hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kwangizamo umwana kandi ntubimenye nese ubu namupimisha iki namenya ariko
niba ubona bameze neza nk'uko bari bameze neza nta kibazo. ntekereza ko ibyo ngibyo nta kintu bitwaye. Hanyuma mu rugo rero bayeho gute? Abana baraje n'ubundi ubuzima bubayeho nyine ni kwa kundi kwishakisha nk'ibisanzwe. Kuri iyi nshuro uriya mugore Rachel ntabwo arongera kuguhamagara cyangwa ngo yongera gutesha umutwe nyine nk'uko byari bisanzwe? Yarampamagaye umunsi ntwara abana aranuka cyane. Rero kwa icyo nashana nta kibanya mukubye mutamuboroka. Se nakongera kuvuga n'ikina. Nta kintu cyakongera kumuzana nawe numva ubu twaganira ko aka kanya pataransaba imbabazi ngapfukama nsaba imbabazi. Uretse ko nta nampfukamire sindi Imana zabyihorere. Ubushize nari nagusabye ko wazaganira na Marite nyine ukamuvugisha kuko uriya ni umugabo mwarabyaranye mufitanye abana. Ibi byose biri kuba ni uko nyine Marite yabigizemo uruhare. Ndavuga nti uzamuhavugishe muvugane unamubaza ibyo bintu nyine byari byo. Wigeze ubigerageza cyangwa byaranze? Ngiye nyuma nibwo naramwandikiye ndamwaniye ni mwakoreye ubusa. Nubwo nakubaje ukanyihorera abana n'ababonye. Nyine ntiyansubiza. Yaransubiza muri banki ibyo simbiziho. Nta kintu kurenzaho nyine tu. Ntabwo yongeye kumvugisha ni iryo jambo yansubije gusa ngibyo ntacyo mbiziho. Yakubwiye ko ibyo ntacyo nabiziho? Nabwiye ni mwakoreye ubusa n'ubundi abana ngenda babona. Ngibyo ntacyo mbiziho. Ngo yanyandikiye bishatse kuvuga se ko mushiki we yabikoze umusaza watabizi? Ntago mbizi nako jambo yansubije. Ntago bishoboka. Urumva wenda azarwa rwirutse rwuko wenda ngira ngo nta ruhare yari abifitemo. Kuko abonye ko yagomeza gukora utuganiro abihakana agira ate abipfobya ni ukwica nyete. Arabamenyesha mbarimo mbazi. Hanyuma ubwo ariko nanone ntabwo ibyo bishatse kuvuga ko none uriya mushiki we ntago yakwitwara agakora ibintu nka biriya ku giti cye kuko nta yindi nyungu ntekereza yaba afitemo yatuma atwara abana bawe umusaza watabizi. Ariko ibintu bari babiziranye ariko bone wabibonaga ari babiziranye ikigaragara cyo Marite nashobora kuba wamubwiye ati genda ufate bari abana. Gusa nibaza ukuntu abana bari bubure akumva ko babuze agaceceka nanaguhamagare ntanamamagare kubwira ati se ko nabonye abana babuze abana banjye wumva hangayitse. Aranyuze kumva ko zikiganira ngo muzambarize amakuru koko ngo mumenye ko ari byo ngo ntege nzi utatezeze ategaje bimaze ukwezi amezi abiri wakumva ngo umwana we yabuze aho kugira ngo utabare nyine nk'umuntu uje kureba umwana wawe ugategereza ko bakumenyera amakuru cyangwa wowe uraza ukayimenyera. Indyarya shamba bamumbazi ubu narabamenye nabo mbafite gute. Yarakubajije ko abana babuze uramuhakanira? Si nk'ibyo se ngo yarambuze ngo yarampamagaye urambura ko uri kubeshya abantu ngo yarampamagaye urambura. Wampamagaye he? Wampamagaye ryari? Warampamagaye telefone yawe irasona ntibyagera muri telefone yanjye ngo mbane ko wambuze. Ariko sha muraguye cyane. Gusa nyuma naganiriye n'uriya mushiki we Rachel numva afite ubwoba bwa musaza we ariko uvuga ngo ubusino abwira umugabo we ngo ubusino ngo Marite ngo ndamusubiza ngo ndamubwira iki azagira uko amusobanurira. Byose nyemirandebe cyane rwaniraga n'abana banjye narababonye. Iby'abavandimwe rero bazihuza birabareba ni ibyabo bazaganira ibyabo. Ngo usabana kubatwa ngo kubatanze umusaza wanjye ndamubwira ko abana bagiye ngo aranyica. Ninde wumva ko afite ubwoba musaza we kurusha n'undi muntu uwo ari we wese. Umugabo biramubabaza aravuga umva mugabo aravuga ati niba musaza wari wo unyubakiye ari wo uhakurusha uko nge wanywa nk'umugabo wawe uzagenda agushaka kugira umugore. Ariko akabi gasekwa nta keza ko amusaza bazamwica. Urumva nyine ko nyine atinya. Ikindi kintu yavuze ko wowe n'uriya mugabo we ngo hari ahantu mujya mwibeta. Nge nandeze n'uriya mugabo we kubera ko yavuze nyine ngo ko yaguhaye abana ngo wasanga hari ahantu uhurira n'umugabo we. Ubwo si iyo tuba turi abahahura ntabara bamaye kibajyanara. Nanjye niko mbitekereza ntabwo baharashize icyumweru ngo ashire ibyumweru bibiri ashire bitatu
tutarabona ngo ni abana. umujinya w'uko nyine yabamaye bizashira. Ni umujinya nyine w'ubusa, ni uburakari bw'ubusa, kubera ko ntago umuntu wese ufite abana nawe araba afite. Nangwa amazi birashira. Gusa uriya mugore agira amahane. Uriya ni shitani yigenga. Yabwiye umugabo we ngo nsohokera mu nzu ugende usange Shani. Kubwira umugabo wawe ngo nasohokere mu nzu agende ngo asange Shani niwe yahisemo. Umugabo atese hari aho byibura, hari ubugeze kubwira ko Shani yatwahuye, hari amakuru wigeze umenya ko Shani yanjye nawe tuvugana, ngo ngiwe ngibyo ukora ngo birabinyereka. Urumva rero ko ibyo bintu byose bigaragaza nyine ko nyine nta kantu ko kubaha umugabo agira, ashyira hejuru. Ibye n'urugo rw'ubu ntibinde n'abana banjye narababonye. Gusa ubutanu simbizi uko uzajya ubigenza niba ushaka umutantine gufasha abana, ariko ntuzongere gukora ikosa. Umutantine ke None se reka nkubaze, abana kuba batwaye umutantine oya wibise mu maziki urera abana uzajya umunyishyurira. shabireke ubu se igihe umaze wirukanka nyuma y'abana barabuze Shabyore. kingana gute? Ndeze sinazana umwana w'abandi kwicwa n'inzara. Sinazana umwana w'abandi ngejo Wenda ikibazo cyaba ari amafaranga, nzagire gutya Urumva? mbura amafaranga muhemba usange nawe bibaye ibibazo. none niwongera ukabura abana be bakabatwara. Nzashaka izindi ngamba nkoresha, ariko umukozi wese namushobora rwose mbabarira. Ega aba ni ab'icumi, ntabwo abakozi bose bavuga ngo Uw'icumi oya buretse reka manze musobanurire. biterwa. Reka nyine musobanurire umutantine w'icumi, reka mbyemere ndamuzanye nzunguza 20,000 mu myenda, migaho 2 byo kurya n'ay'inzu, ay'umukozi azavayo bwiza ukuri. None ko ingaruka zizaza Nkoresha 20,000 ucuruza 20,000 Eh. ibyo uranguza, yenda nkaranguramo imyenda ingahe nkazenguruka. yashura ugasubira kurangura. None se abana nibongera bakabatwara, nyine njye impamvu mbivuze simbivuze kuko mvuze ko umukozi wamwishyura ntiwabasha kumwishyura, ariko nyine ko abana bazongera bakabatwara cyangwa n'undi akabatwara n'utaruyiye. Ntabwo bazongera ke narabashinganishije. Narabashinganishije Abana banjye barashinganye. byanze bikunze ko Ikindi uriya mugore arahazi, byanze bikunze ntabwo wakimuka. Bagize ikindi kibazo bagira cyo kuvuga ngo ndababuze, aho nababariza harahari. ushobora no kujya None ahandi bona hatari n'ahari iki, ahubwo dushaka iki impamvu uburyo ki byashukunda ubwo bushobozi bwo gushaka umukozi bukaboneka. Ahantu mbi igipangu cyaho buriya gukikinga ni ibibazo. Ntabwo nabonye kidakingwa uriya muryango wanjye nyine kaba kegetseho ukuntu. Ubwo rero keretse nabonye nk'ubushobozi nkimukira mu gipangu gifungwa mu nzu nzima bitihise, cyangwa nkashaka uwo mukozi. Ibyo byose urumva ni danje. Noneho simbizi nimba uzamubona cyangwa azanaboneka, ntabwo mbizi, ariko ngo intangiriro y'uruhara ni amasoso. Hano mfite 10,000 ukwezi kwa mbere k'umukozi. Uzakomeza umwishyure. Uretse burya tujye twubaha abana. Niba warabyaye uri umubyeyi, dukorera abana bacu, tubaho kubera abana bacu. Nimba ikibazo ari umukozi cyangwa nyine ari umutantine urera abana, sibyo njye n'intangiriro mvuze, ni igitekerezo ngengize. Niba umuntu aza agatwara abana wabasize ku rugo akabajyana, n'ejo yakongera akagaruka, ikindi ntabwo uzi ikintu uriya mugore agamije, nta nubwo uzi nimba arekiye gukomeza kukugendaho. Niba waranabashinganishije uko byagenda kose, yaza kongera akabatwara basize mu rugo. Ibyo 10,000 nge nguhaye n'ay'ukwezi, kereka n'umubura nubona uw'icumi cyangwa ukabona uri hejuru simbizi. Nubona umukozi w'icumi, aya nayo kwezi kwe kwa mbere nguhaye, bitewe n'igihe uzamubonera. 10,000 ntabwo ari amafaranga menshi ku buryo yabura kugira ngo wikureho abana bawe ujye muri ubu se koraraga amajoro wirukanka udafite naho nta mahoro ufite mu mutima, n'ibyo buryo utabirya nawe ukoze utagakora wirukanka ku bana ujya mu buyobozi. Afazari ni wavuga uti nanjye reka nshakisha ahantu hajya hava 10,000
igihumbi wenda mu cyumweru ndebe ko nabona ibihumbi 10 by'umukozi, nabyo birashoboka. Niba njye nguhaye 10 hari igihe byanakunda n'undi ejo akaguha ibindi 10 ry'ukundi kwezi k'umukozi, ariko iyo ujya gushakisha ukazunguza utwo twenda uvuga uti mu rugo nta kibazo, abana banjye bameze neza, niba uhahira iyo myenda uzunguza, niba ubikorera, nta mugabo ubana nawe, nta mugabo ugutunze, ni abana bawe. Rero niba udafite gushaka umutekano w'abana bawe, byaba n'ibyo wakora byose nta kintu waba bikorera, kuko byagutesheje igihe, wataye umwanya, abantu barakota ngo uri indangare ngo bakwibye abana ureba he n'ikibazo. Rero nubona umwana w'umukobwa wajya ubasigira igihumbi 10 nubwo hatagira undi ubitanga, najya nikokora twareba n'ubundi buryo, ariko 10 rya buri kwezi ry'umukozi kugira ngo usige abana nka Gentil yari umenye ngo umwana yize yatashye, nawe ukajya kuzunguza utwo twenda uzi ko mu rugo abana bafite umuntu wabatekeye iyo kawunga, nta kibazo, nawe ugacuruza ufite umutekano. Iryo 10 ntirizabura, nubwo ryanabura umuntu ashaka ukundi kunabigenza, ariko 10 ntabwo urakoze basi Imana iguhe umugisha. Abantu mudukurikiye ni ukuri, amaburya amafaranga make aravuna kuyabona, nyine nta mafaranga aba make, ariko bitewe n'uko nyine n'ikibazo gihari cy'abana, ibihumbi 10 ntabwo ari amafaranga menshi ku buryo nta tutagerageza uburyo azajya yabona buri kwezi. We nubona umukobwa uzambwire ukwezi nyine igihe yahagereye amatariki, tumenye ngo ukwezi kwatangiye kuzarangira iyi ngiyi, dushakisha andi 10 rizava, nawe utigita y'iki ayibiraye by'abana. Ariko ujye usiga abana uvuga ngo abana bameze neza, abana bari burye, umwana ari buryame, ndataha mu rugo nsanga nta kibazo. Uzi kugenda uhangetse uvuga ngo abana ndasanga babibye, ugenda umutima utari hamwe, ucuruze wirukanka wiruka ari njye gukora byatangira kugoroba nyire mu misozi vuga ni Mana we nasanga yakarashika yagarutse. Urumva ko nawe ubitekereza, impamvu ubitekereza rero biranashoboka, noneho yagarutse Mana. Impamvu rero ubitekereza, nyine nabwiye abantu bo mu gipango nibajya babona umuntu batazi, nako umuntu wese babonye uje mu rugo iwanjye bajya batabamamagara ubundi mite ntawe. Ariko nk'iyo ufite akana k'agakobwa ukagurira tuno telefone twa gatushe ka 3 agashyiramo simukadi ku buryo hajya hagira umuntu ukavuga ati akakubipa, ugashyiramo n'ijana ryo kubipa gusa, akajya kubipa akavuga ati hano hari umuntu waje. Icyo gihe urakora, ndakubwiza ukuri uzi ko abantu basize ahantu hazima, nta kibazo bari mu rugo, nta kibazo ushobora kugira, nta no guhangayika. Ariko gutyo uzajya gucuruza usigare abana. Gentil na telefone cyakora nakuriye Gentil ari mukuru, Gentil nabonye ari umwana ucangamutse, ushaka kumugurira telefone kagatushe na nimero zanjye zizima, kuko yagira ikibazo akajya guhamagara. Nyine kimwe igishoboka muri ibyo, ariko ukore utuje udafite umutima manze ndebe ko uwo mwana aboneka, banze mugerageze reka aboneka, naboneka bisawa, ndabaririza mu bashiti banjye numve ko hari uwamumbonera, naboneka cyakoze n'ukuri urakoze. Naboneka nibyo, nataboneka nabwo uraba wiranje ugurema agatushe ka 3 cyangwa ka 4 ugahe Gentil, uburyo mu rugo haje umuntu nyine cyane cyane uriya mudamu aramuzi Gentil, yajya guhamagara ati bimizigo nyine ukamuhamagara kugira ngo uhangayike kuvuga ngo reka naye kare ndebe abana, ujye uhamagara uti Gentil mumeze mute mu rugo, hari umuntu waje kundeba, ubundi ukora akazi. Ibintu byose uriyeranje ukabikorera icyarimwe kuko uri umwe. Iyo uri umwe rero umenye n'uburyo wisiga ukisanga, niba wisiga ukisanga ugomba no kumenya uburyo ugomba kubijera mu byombi cyane. Igitekerezo cyanjye ubwo n'abandi mudukurikiye wagira ikindi gitekerezo nawe yatubwira mu buryo Shani afite uburyo yabona bwo kurinda abana be bushoboka. Nyine waba afite ikindi gitekerezo nawe yakanika muri comment, kuko byose tubikorera abana. Ngira ngo mwese mwabonye ko mwese mwarahangayitse mu mugira inama ni byinshi muri comment narabonaga pe. Rero ntabwo twifuza ko hari abantu bijya bansengera mbayeho ko baramusengesha abandi nawe, ariko nawe warakenewe. Ndasenga ariko hari igihe usenga ukagira ngo hari Imana nikumva, ugatangira kuyicira urubanza, kagiye kunsenga ntabwo nagira ko Imana kudutanyuma. Ariko nyine iyo twadusengesha twaye ducya twivanze n'utwundi tugira ikintu tumara nyine cyane. Ndumva rero nta byinshi ngiye navuga, cyari Sake muri urugamba
narimo urabizi wambaye hafi ndagushimira n'ubu nkigushimira ubwitange ugomeje kugira. Imana iguhe umugisha kandi umugisha uzakomeho hamwe n'abawe. umva twese nicyo twese twifurizanye ibyiza. Ntabwo nakwifuza ko naryama ngasinzira we simbikwifuriza. Rero bino bikubaho, bino byose biba birashira. Nawe urabizi ko ari ubuzima bubi wari ubayemo butabona cyane n'amarita ataraza byaranze ariko uyu munsi ukaba hari aho wakandagiye. Biranashoboka ko ejo buzacya tuze tuzi iwawe dusanga utetse inyama. Njye nkunda kwivugira inyama kuko ndazikunda. Usanga utetse inyama tugasangira. agashanga mbuye n'inyama mbe n'inyama nibyo kuko ntabwo ziheruka. nzeruka shacemo iminsi. Rero byose birashoboka mu gihe ukiri muzima. Icyizere cy'ubuzima kigomba guhoraho nikigushirana. Rero nubyo nagira ngo mubwire, ni inama yanjye niyo, n'abandi badukurikiye, n'abandi bagusengera, n'abandi bakuba hafi, n'abandi bagufasha, ngo nawe wagira icyo babwira hanyuma dusoze. gusa ikintu nshima Imana wenda ni uko aka kanya mfite abana. Ikindi kintu munsengeraho mwagabyaramwe, Imana ica inzira zayo ku buryo bino birirwa bavuga ngo nta bushobozi mfite nko bwo kurera abana ngo iki n'iki, agasuzuguro k'abazimu, aka gasuzuguro Imana izagaca. Ni ukuri munsengera Imana igakureho, mbona ubushobozi wenda niyo bwaba buke ariko mbubone, basi babone ko hari aho nageze. Munsengere mw'abantu mwe, mbahaye umukoro, mumfashe dusengere uyu muzima apfe tunawuzike. adusoreze hano mu kiganiro cy'ubutabera.